urumva neza ntabwo nagenda n'izo zije naziriye ntabwo nabyemera nta n'urya ejo nzahite nkirukana umukiranutsi ushobora kuba mu isi adamaraye dufashe igihe mu ntambara kandi tugomba guhura n'ibibazo n'ibigeragezo byinshi umukozi se nakubwo ushaka wamubonye ndimo ndamushaka mabuja ndi hafi kumubona ndimo ndashaka gira vuba nshaka ko bafungura uhita utangira nawe kwiga nshaka ko uhita ujya ku ishuri se mabuja byari ukomeje Sister, none se nigendere mu kazi. Wapi bro reka nze mukanya kamaze kubwira nama. So maze iminsi igera muri ine nguhamagara. Wanga ufata ntabyo wabonye. Cyane ndi muri stress nyinshi wasanga ari mpamvu. Oya ntabwo nayihinduye. Wowe unjane muri dure umbwira ngo harimo akantu ugezemo noneho urangiza unte. Yesu we ahubwo nkubonye nayo nagushaka nanjye nari kuzaza gufata umwanya nkubone. Umva kankubwire sibyo urabona ya dire nakubwiye. Pe nyine twari twayipanze ariko mu by'ukuri hangana mu by'ukuri njye nayipanze bitewe na bagomense we n'Alice bo hari ibyo bashaka kwigiriraho ariko njye uyu munsi nabitekerejeho numva kabisa wapi kabisa mande twabikwiye kubyihorera tubireka reka njye nkubwira impamvu ugiye kubireka Liza ni kimwe cyane niko nabyita niwe umenyera buri kimwe urumva akankorera buri kimwe cyose numva nshaka ni umubyeyi kuri njye muri make rero sinumva ukuntu yaba ari kumwe na sheri wiwe nkagenda nkajya kubateranya shangiye ibyo bintu nabishingutsemo kabisa Sadari noneho urabona ko wanshyize muri map mbwira ngo njye kugira ute kubasenyera rwose urihangana byose Dari ahubwo njye nakunze Alice naje kumukunda bya nyabyo ahubwo nari ngeze ngo urafashe wowe uzashake buryo ki muza kwihurira mu biganireho ariko pana njyewe ibintu byo kunyura kuvuga ngiye gufata Liza mutaranya na sheri we Liza nawe nugira muri rwo ugasanga Liza yaragukunze akikubona ibyo biraza kumvikana kugutinza watarari kugushaka nanjye noneho n'umunsi ndagera kwa Liza basanche mazi nahigereye aka ninjye wagutumye ariko ntacyo ntabwo ni bugusire mu ntabwo nanyira kubisubiramo amatiko ya sawa ntabwo ni bugusire mu genda sawa tu amakaske kwanza sagapfukamunwa kari Yesu we oya ariko reka ngenze gutya oya ntabwo uzi ko korona imeze nabi ndabizi mota niyo mpamvu nanjye ngiye kubikora muri ubu buryo rwose reba nanjye mafite sanitizer zanjye zose ariyo gutera muri kaske niyo guha abagenzi ngizi mba nzifite wowe kuki udafite agapfukamunwa rwose nanjye byanciyeho ariko tugera ku ibotike uhita ukagura cyane rwose yego Shani danje mwana wama. ariko njye ndareba nkabona Karora ashobora kuba asigaye akora nabi kubera papa atagihari njyewe urabyanshanze siko numvaga nahita musezerera ariko n'ubundi ntitwabura abantu tuziruka kuko bakabije no gukora nabi reka nubwo yego ntibangije byinshi ariko bakabije no gukora nabi turabona kampani uko yari ihagaze ariko igihagaze ariko cari
natwe twaragiye tumera nk'ababihereje abakozi wagira ngo ni ababyeyi bacu bakibirimo. Tugomba guhagurukira akazi k'iwacu. Iriya kampani turebye nabi yazasubira inyuma. Tugomba kuba maso tukava muri bya bindi byacu. Ngomba kwegera manager nkamubaza ukuntu bimeze nkabona nanjye uko nzagaruka neza. Umva kamuza n'akashi. Ya ariko Simoni wenda mwirukana da. Aramwirukana? Ntabwo yabura kuvamo uko niwe muntu. Usugira akajisi. Kanzanire niwe muntu numvishije wishe ibintu byinshi yariye. Ariko byihorere biriya bibaho nyine ariko adavuga ngo iyo ibuka ipfuye n'amajyaraho. Nese kuzanye ji ntuzanye ikintu cyo guteka. Shari nawe rwose winjije. Zana agasutari. Nawe kazana dore ngakare hano gateretse. Makara keza. Subwo Shari ntabwo wagakurura. Erega nananiwe. Ngese ntabwo twagiye. Abakobwa Ariko uzi ko ajya kuvuga umuntu anyagiranwa n'abandi akavuga ngo niwe wanyagiwe kandi ari kumwe n'abandi. Abakobwa ku mirimo yo mu rugo mukomera kurenza abahungu. Umva mwana gireka ibyo ngibyo Charles. Kurura karagakebere. Kamfashe nka serivisi yanyu. Ugiye gupfa? Aya ntabwo ngiye gupfa. Nta kintu uzongera kumbwira ngo ufashe. Ntabwo nzongera. Niba utazongera kugira ikintu umbwira ngo ufashe ntabwo nguhaye. Kari agasutari niyo serivisi yanyu. Ntabwo nguhaye nimba ari akanyuma. Ntabwo ngiye gupfa. Umva n'icyapa cyari kinyishe. Bose wabikoze Kadubiri rero naramubwiye nti shaka umukozi ugisubire ku ishuri. Uzi ko yabyanze? tuvugane ibindi umaze kumuha kari agasutari. Shari umva nawe rwose sinzi. Ntabwo bari ukukunaniza. Ntabwo ngenzi ikisudoze mariye. Ibintu byose ni ugutuma. Harya ngo Kadubiri gute? Naramubwiye umusubize ku ishuri. Uzi ko yabyanze? Mbese wamuretse akaguma agakora ubundi si umukozi? Ase cyane nimba turi gufasha abana bo hanze umuntu akaba yagenda agafata nk'amayobo ku muhanda akayifasha. Kuki uriya mwana kakiri muto atasubira ku ishuri tumwubakire ejo heza mu gihe tugifite ubushobozi bwo kubikora kuko hari igihe gishobora kugera ntitubikore. Nakubwiye ko ari wowe mabuja ngoga ukora ibyo ushaka. Ntabwo ndi mabuja wawe ndi umuvandimwe wawe reka tujye twumvikana. wanjye. Charles Wowe uri mabuja wanjye kandi uzajya unabidisikasingaho. Charles umenye ko ababyeyi bacu bumvikanaga. Ikindi mu bikorwa byose bakoraga bafashaga abantu. Nese ngiye ntitwumvikana. Ubu se ubona hari ikintu cyasubizaga inyuma. Erega kukwita mabuja si uko mba mwanza ahubwo ni uko mbona uba wigize umuntu mukuru cyane kundenza kandi nta myaka ingahe undusha. Uba wigize mukuru. Nice cyane rwose. Umva Kadubiri rero mumfashe shaka ko asubira ku ishuri. Nta kibazo noneho ndabyemeye. Umukange aragutinya ngiye nyine kubera akazi ko duhora duseka iyo mbimubwiye agira muri bya bindi. Ndaza Umubare umukange turebe ko yasubira ku ishuri. Kamindure. Akavamo umugabo nyamugabo ejo he hakazaba heza. Kamanza mpindure ndabimubwira. Kanze rero ndaza kubaza uko mwabivuganye. Nigire no hanze. Mane yanjye. Se ko mbona abakobwa nabazanye mbizeye ari inshuti zanjye. Mbona bitangiye kuzana satani. Ariko icyo nzi ko batampemukira. Sara amafaranga yaba yagiye muri iyi nzu. Icyo
icyo nzi cyo ni uko Darike ntabwo yakwiba ariya mafaranga noneho nanayamuhaye mu ntoki. Se bariya bakobwa baba ari ibirara, izo ngeso se baba barazize ryari? Ntabwo nzibaziho rwose, ndumva ntabwo bishoboka. Ndaza kubwira Kadubira arebe neza, wasanga iyi nzu irimo imbeba zaba zarayatwaye. Ndamubwira rero ajye muri parafu, wasanga hari imbeba zaza zarakuriye envelope. Ntabwo niyumvisha, ntabwo bayatwara. wowe little boy ntabwo wanyita little boy, nitwa Kadubira. hanyuma nturuke nkubaze Kadubiri mawuja warahari Liza? Iyo arahari rwose, yicaye muri salo. Okay, ndagushimiye noneho umberuka hano namubonye nkaho ugira utugambo ariko nawe uri bofure? njyewe se ibyo Liza niwe wabimenye. Okay, ntacyo bitwaye ariko. Sawa sawa. Sawa. Mandira, Oh Lise, karibu. meze ute? Meze neza. Karibu iwacu. Stari. Ko mudusuye se mudutunguye mutatubwiye. Nako ni gahunda, buriya umuntu ugukunda ntabwo ari ngombwa ngo ahite akubwira, byose bibyikora. Love like magic. Dusangiye. Merci. Thank you. Murakoze namwe. Karibu mu nzu. Oya mu nzu ntabwo ndimo ntabwo ntinda. Reka wenda turangiriza hano nta kibazo. Uje se kurahura? Mbona inka kurahura gusa by'urukundo. Kurahura by'urukundo? Subize. Nubwo mbere mbyumvise. Ntabwo byumvise. Nyine Liza, nturuka hano mbwira uti ngo uzampa igisubizo. Gusa waragiye uratuza, nanjye nanga kuguhamagara mvuga uti wenda ntari bino kuri telefone. But you look nice anyway. Igisubizo se kimeze gute? Yongewe. Ndumva twaravuganye ibintu byinshi. Ariko ibuka ko mva hano warambwira uti by'urukundo reka mbe mbitekerezaho nguha umwanya nanga no kuguhamagara. Niyo mpamvu rero nari ngarutse ngo nibe niba waratekereje kandi nagusize nkubwira uti utekereze ibiri positive. Maze wavuye hano wakaniye. Narahakanye. Ajiza wimva umutima. Njye ntabwo njye nemera ikintu ntakora. Ese impamvu utagikora ni iki? Kakashyiri kawe ngo niba cyitwa ngo Kennedy niba ari iki? Niko usimbuje, niko wabona njye na kompeta nako. Umva rwose reka ntitubitindeho. Sheri wanjye ni sheri wanjye, ndumva nta bintu byinshi twaza kubitindaho. Nyine ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka. Uragira nzatera ivi kugira ngo wemere kwe. None se kubera icyo utumva? Numva iki? Ko ntakeneye kumva ibiri negative. Ntabwo nyine bishoboka. Liza. Ariko se bite byawe? Liza wakwemeye koko. Umva winkorakora ntabwo wankuye muhura. Liza. Umva kuki batipe bishyigiye mutumva? Ariko Liza wanyumvisha kweli. Ariko se ntabwo wumva ndeka. Ubundi wambaye mu maso ukagenda. Abasore b'abatesha mutwe umuntu yarahaza. Shani nyawe yikozeho. Ariko aka gatipe nta bwenge kagira kuki utumva? Ibyo ni biki uri kuvuga?